cyane. Amazina yanjye banyita Nirushwa Eric, nkaba naravukiye mu muryango w'abana batanu, nkaba ndi wa gatatu. Nkaba amashuri yisumbuye narayize muri lycée de Kicukiro ariyo yitwa PAD. Nkaba narize tourism, nkaba narayirangije muri 2018. Nkaba narakurikije kwiga amashuri yanjye muri Rwanda Polytechnic i Musanze. Nkaba niga kwakira neza abatugana. Iri rushanwa risa nkaho ryazigiye kuko nkatwe abasore twifitemo impano zigiye zitandukanye kandi tukaba twaba motivation kuri buri umwe. Urebye nk'iri rushanwa ryaje kugira ngo rise nkaho ridukura igihe mu maso kugira tugaragariza abanyarwanda icyo dushoboye muri rusange. Murakoze cyane. Icyo nzanye mu irushanwa icyambere ni ukuba ndanga nsa nkaho magarariye abajeni benshi cyangwa urubyiruko muri rusange, nkababera urumuri muri rubanda, nkabatinyura bamwe. Harimo benshi bagiye bafite impano zitandukanye nk'uko nabivuze, hari benshi bafite ibyagirira igihugu akamaro. Nkanjye Eric nkaba narize tourism, nkaba mbona nk'ejo hazaza h'u Rwanda mu bukerarugendo rwacu hari igikenewe mu rubyiruko, kuko tugiye dutega amaboko ku banyamahanga basura igihugu cyacu natwe ubwacu tutakizi. Ni ikibazo gikomeye cyane mu bukungu bw'ahazaza bw'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Nkaba ndanga kugira ngo mbabere ubuvugizi kugira hagire ibigenda bikosorwa hamwe na hamwe kugira ngo nabo babashe kugera kuri ibyo byiza bitatse u Rwanda. Nsangaho niteguye neza kandi cyane kuko n'ubundi bijya gutangira nayo niteguye, ariko feedback zigenda zituruka mu nshuti n'abavandimwe n'abanyarwanda muri rusange bigaragara ko badufitiye icyizere kurusha uko twari tukifitiye. Natwe tukaba twiteguye kugira ngo tubagezeho ibyo twabateguriye. Murakoze. Murakoze cyane. Inshuti n'abavandimwe bankurikiye nababwira ati turacyakomeje kandi bisa nkaho urugamba twatangiye aribwo rugitangira. Icyizere mwangiriye ntabwo nzabatenguha, hari byinshi nabateguriye kandi niteguye kubagezaho muri rusange. Murakoze.